My lord, I wonder. Yeah? I wonder. We Brown, dusigaye duhembwa amafaranga makeya. Muri geto nta kintu gisigayemo. Kandi reba gaze nta kintu kirimo, umuceri warashize. None se nta kintu dusigaranye pe. Ukwezi tuzabaho gute Brown? Birashoboka dushaka kubipanga ariko se aba nta nubwo nakwitamo icyana se. Brown, ngwe pase mukandishe hose. Ariko umwana ugira n'ibyana byinshi. Reka nkwereke rero. Jemba nisha umuzungu urabizi ko ntabura amafaranga. Ahubwo we nkubita icyana none nkwereka ibyo nikorera kano kanya. Mfite icyana rero. Muhamagarira se? Oya ma nimero zacyo. Ma nimero zacyo nkwereke. Je urabizi nako kanya mpita nkubita ni nk'umurabyo. Turebe. Andika nimero zacyo ngize. 07 turebe mani. Okay. Kwanza reka mbanze ndebe. Kambaye ndebe kwanza kuri WhatsApp. Ndebe ifoto yacyo. Ifoto ni yacyo. Ifoto iri kuri profile ni yacyo. Icyana kiramereka bakindu. Kuri kimeneka. Jamaa reka nduzominga urebe. Ayiwe. Icyana ni wadani. Beganya. Kigutakamo wakindu. Bega gwede mana yanjye. Icyana kirameneka. Reka none ngiye hamagara. Allô? 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 Yes, BTS baby. So, nitwa Brown. Hari umuntu mpaye nimero zawe. Ambe kuri cyana kisanyura. So, urahagana he? Uri Gikondo? Okay. Umuki. Amarura? Toto cyane. Aha, urya iki se? Inkoko? Inkoko, okay, nta kibazo. Inkoko cyangwa gafi n'agafiti, no problem. So, noneho ngiye kukohereza amafaranga kuva Gikondo kugera hano mu Gatsata nangaye. Hano urabona mu Gatsata Kanyonyomba. Bitatu. Zikwaye nka 5. So bamutegera agataxi vatire ariko akamoto niko kwirukankana. So noneho okay ngiye kugukanda akanyenyeri uhituza ku gipangu cya 275. Nuhagera uhita umbipa. Okay? Sawa. Reka nkubwire. Reka nkubwire. Urero nkubwire wa muhungu uhita ucomoka. Brown nienda tagenda pe. Tanigera ku muhanda ninkwereke wingo kagarara umbabarire umama sanka 3 uhite wigendera jewe twiciringire n'uyu mu baby. Brown urabizi pe nago nakubangana. Tanigera ku muhanda ninkwereke wingo ishimangire. Reka mutegereze gira vuba wowe sibyo urabukwa kwandika vuba uhite ucomoka ngiye waraza wamaze gutunganya hano mu nzu. Reba haracyari utuntu tw'Rwanda n'iki ibintu byose ntago biri ku murongo. Iminota 3 ngiye kwanagura gaze nkuropeho warasanga agende yacomotse nigendeye ku muhanda. Okay, akira man. Okay, karibu. Ese ni mwe ni wowe. Ni wowe. Shaka umuntu w'icyana cyiza.
mbega sha uretse turi yewe okay karibu baby none se amakuru kuri neza akoze akusha afite imisatsi myiza yabaze ko wajyana ubwabwe ntama neza wajyana n'ubw'inyana iri mu ruhongore hakurikiza we nawe mwiza maze yego okay nkuko nabikubwiye rero ngiye ndi Brown hajya witwa Janete oya witwa nde kwa Fiete cyangwa wabyetiranyije okay Fiete Janete ni bimwe ariko okay nta kibazo hanyuma reka nkuzanira akantu wica akanyota mbere yuko wenda tunasohokana hano hari amarura ari se wambaye kunywa amarura hano hari kandayo hano muri firigo harimo akantu banasizemo amarura makeya urabona ko ari fresh shakararyoshye yabanza wica akanyota hanyuma ubundi giyewe nkuko nabikubwiye rero ubundi giyewe ndi umujama ufite amafaranga urabona ko nkiri muto ndi kubibona cyane urabona ko ntagiye mutorera n'akayobe karajyana niyo mpamvu wanyita Brown ubundi ndi kubibona cyane okay none se igikondo mumeze neza none se mwebwe tumeze fresh urabona ko tumeze neza twe tuba dufite reba firigo reba akabati ari inkweto ziruzuye reba akagaze so wagugeza rero mu cyumba buriya none wahita ni muri paradiso so ica akanyota ariko nta kibazo nta kirahuri se ntabwo munywera mu muco wawe twebwe nta bintu by'ibirahuri nta kibazo nese hari urune n'umuntu nta bintu by'ibirahuri wowe ica akanyota umva icyo nshaka kubwira rero tugiye kujya muri Kaizen turagura icupa ry'amarura habayo amafi habayo inkoko so urarya icyo ushaka uranywa icyo ushaka so mbere yuko rero tugira ndabona igikoma cyiza ariko cyane nawe umuhungu cyiza ko wanyweye ariko wagira ngo woga amata pe nawe ndabona waranyweye ariko rero mbere yuko dusa nk'abasohokana ubundi hano ni iwanjye hari agahungu tubana so ni kagiye so reka duse nk'abajya mu cyumba gakeya tube tuganira mu cyumba nyine ubanza unahareba byiza bitatse mu cyumba sibyo mu cyumba tugwe ni ngombwa kaganira nibyo urumva ntabwo wagenda utabanje kureba mu cyumba uko hameze sibyo hanyuma duhite tujya Kaizen tugura andi marura hanyuma turye tunywe hanyuma tujye gutya reka ngasubize mu kabati hanyuma turebe ukuntu twajya kuri Kaizen ariko tubanze tujye mu cyumba haguruka gakeya ngwino tugende nta kibazo ngwino ariko umura wigira ikibazo mbega icyana kimeneka we ndamurinda baby none se byari bimeze bite waranyishe kabisa nari nkwishe se hari inkota nari mfite rero okay noneho shamana aya ni amashuka ugiye mu mutwe umva se umva ukuntu bimeze rero wowe wabiteze umva se ubu tugiye kwikoza muri dushe niturangiza turahita tujya Kaizen sibyo so ibindi man ariko jewe nakwemeye wowe ntiwanyemeye
mwakoze. Okay. Ubundi umugore numushimira. Ubundi njyewe Bone abantu nkamwe nibo macaka. Yego. Ukakira sha. Ubundi wowe uri uwanjye. So rero niyo mpamvu nari narabe igituma abagore bandwanira. Nari nabuze umuntu ushimira ubundi. Mbwira turakoze. Rero ndagushimiye. Okay. Good. Okay. Harya si wari kurya inkoko cyangwa ifi? Ubwo urarya inkoko ebyiri. Kwanza ndanagura amarura amacupa 2. Yereka mfite amafaranga. Mweretse amafaranga. Mweretse kuri konti ahangaha. Wahita unavuga ati ahubwo cyangwa hari ikintu cyananiye no kugura inzu. Ariko sha amafaranga yo bakubwira. Ikintu cyakunaniye no kugura. Reka buriya ngo amafaranga tubaka etaje. Ngo yubakisha umubiri. Jere rwose kubaka etaje byarana ariko umubiri turaje turawubaka. Ahubwo wakunze. Wankunze? Kundusha se? Okay. Ntabwo nzi igitekerezo cyawe ariko njye nawe. Reka tujye muri douche. Kuko numva mfite n'umunaniro. Urabona ibyokeye ariko urabona ko ni igisore. Ibihise. Byo mubwiye bukesha agaciro. Burya urakoze cyane. Ahubwo mpobera. Ewe. Okay. Noneho reka tujye muri douche tugende wa muhungu nabo bari hafi. Nyine muri douche turajyayo. Wa muhungu reka tubana bari hafi kuza reka tugende tutamenya n'ibyo twakoze haguruka. Nose nta n'igisubizo wamo. Ahubwo reka twongere reka nongere nzane ka kantu twongere dusomeho twica akanyota ari. Makanira cyangwa unyemerere. Wakoze kumva. Nubwo bakumpayemo pasi ariko njye nagukunze. Ariko rero reka nkubwire. Wankunze nti. Kagiye ngo ukuri pe. Nene nawe nagukunze ariko nubwo nakubeshyaga ni ukuri mfite umugore n'abana 2 rwose wenda twahora ubundi buryo ariko nakubeshye mvuga ko ndi umusore ariko ndi umugabo pe mfite umugore mfite n'abana gusa nubwo wenda umugore yananiye kandi wenda atanandyohereza niyo mpamvu nakwifashishije ariko ubimbabarire. Ndabikubabarira. Ntabwo byakuza kugukunda kubera ko rero niba duhora tubikora. Niba ufite umugore ntabwo bivuze ko ntagukunda n'ubundi. Kuko uzakomeza unkunde. Nawe duhura ukoze ufite uwo mugore n'abana ariko ntabwo byakuraho ko. Okay, merci beaucoup. Shano kuri urakoze kuko ntabwo byakuraho umugore arakwita ku mugore wawe cyangwa ku bana bawe. Uretse ubwira impamvu ngema nakoze ibi. Uriya mujama nakubwiraga wampaye na pass ni inshuti yanjye. Urabona ko afite geto ariko giye mfite umugore yarananiye aransuzugura. Wabyumvise? Yes. Ntaga ntekera mwana uzi ko mari cyumweru yarananyimye. Temaye. Burya ntabyo je nari. Kandi ufite Buretse nkwereke. None reka ngewe reka tujye kwiyogera ibindi ndabikubwira nyuma ibindi turabigana. Ahubwo wowe uri umufasha ugiye kumbera umufasha we tugende ngwino haguruka tugende tujye koga.